hafi ndabasuhuje hafi ya mwese mumaze iminsi mwitegereza iyi video mukayibona musobanukirwa ibyayo. Aha ni mu gihugu cya Kongo. Izi ni zimwe mu mfungwa ziba zafunzwe mu buryo buciriritse, umwe hano mu Rwanda dukoresha tuvuga ngo bamujyanye Nyabushongo, bamujyanye Iwawa, aha akaba yari mu bigo ngororamuco. Ariko bo si uko bigenda, ahubwo bafata za mfungwa zabo bakazinjiza mu modoka bakazijyana ahantu ku karubanda bakazirasa nk'uko kuri iyo video yo hasi muyibona. Aho hejuru barimo barabajyana, aho hasi bamaze kubageza aho bagomba kubarasira, barabarasa bakabica ku karubanda. Ngibyo ibibera mu gihugu cya Kongo. Niba ushaka indi nkuru ikurikira kumenya uko bigenda, nyandikira kuri WhatsApp yanjye ni 0788 98 13 940. Dore ngibyo bibabaho, bararaswa ku manwa y'ihango. Ikiremwa muntu kirimo kiricwa uko umunsi ushira undi ukaza. Musabira abanyekongo, barababaje, babayeho nabi.